bakajya kumwakira umuti wa kinyarwanda. umwana yaravutse kandi bawumuha umwana ntiyongere kurira. ubwo buvuzi bwabaga ari ubwa buri muryango cyangwa wasangaga ari ubw'umuryango nawe waraguze gahunda nyine wari ufite gahunda yo gutanga imiti y'abana bavutse nko mu giturage mu cyaro cyacu. urumva ubuvuzi rero twabugize kuva kera, nibo babajyanama b'ubuzima tubona n'ubundi nyine babuzanye kizungu n'ubundi ari ubwacu bazanye mu yindi sura. bararebye basanga iki gihe gisa n'ikigize, kuko kera nyine umuntu yarakubwiraga ati wamutekereza uko wumva umerewe uzafata umuti uyu n'uyu akawukubwira kandi na n'ubu biriho. bari bataracuruza iriya miti yo ku isoko. ese umufuragiro ntawo kwabaga ari ugucuruza cyangwa kwabaga ari gushumira? umufuragiro ni umuti yarawuguhaga ukamuha inzoga. iyo nzoga niyo mufuragiro. ni ugushimira ntabwo ari ikiguzi. gushimira yuko amuvuye gukira, ukamushimira nyine tuyishimwe guhaye. bivuze ngo gushimira ni imwe mu muco nyarwanda w'ibanze. nyine gushimira nureba nurakuye ni indangagaciro. nuraho uyu mukecuru nurakwaje naje hano ndicara, sibyo? namwe ndabashubuje mwari hariya, sibyo? ariko njye niyicariye hano ngo uyu mukecuru ko twariranywe naraje yaje muvugana none anyebukanye anyebuza ati baba we urabyumva ati sinari namenye uko ari urumva ko ari umuco kuko aranzi ntiyanyirengagije kandi naho tugenda mu nzira ntitubyane. urumva ibyo rero ni wo muco, ni umuco w'abanyarwanda. niyo mpamvu ureba rwose mbabwire nkunda byeri rwose, ariko ndaje dore kariya agatelefone ni akandi. urumva reka ndebe ngacaginde niyicarira aha agatwara, ariko kubera uyu mukecuru harabyirukanya zidata nzi sekuru bose n'urungano.